Yes, bakunzi bacu turabaramukije cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dutangiranye akaririmbo keza kari mu rurimi rw'Orunyankore, karavuze ngo Imana Data wa twese, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Ni akaririmbo karimo isengesho ryo gusaba Umwuka Wera, ko mu bihe byo gushaka Umwuka Wera. Imana tugire neza. Tubahaye ikaze rero bakunzi bacu mudukurikira ku muyoboro Ijambo rya Imana TV. Mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi tugarutse kuvugana namwe ku ijambo ry'Imana, ariko tugeze ku munsi wa gatatu tuvuga ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo, amateka yaziranze n'urupfu zapfuye n'iherezo zagize. Tugeze rero ku ntumwa nk'uko twabasezeranije yitwa Yakobo mwene se wa Yohana. Tugeze kuri Yakobo umuvandimwe wa Yohana, niwe tugiye kuvugaho ku mateka ye, tukavuga nuko yashoje urugendo. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Dukurikire, Imana iguhe umugisha. Uko bisanzwe amazina ni Emmanuel Nzabonimana. Ndagira ngo dusenge Imana dukomeze. Imana turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kongera kuvuga ku mateka y'intumwa z'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi biratwigisha bikadufasha, bigatuma dufata icyemezo mu rugendo rwacu rwo kugukurikira, kugira ngo tukwamamaze, tukuvugire, kandi twifuza iherezo ryiza. Umuntu wese udukurikiye, uzadukurikira, uzifuza iherezo ryiza y'abakiranutsi, turamusengeye kugira ngo muhe imbaraga zo kugendera mu nzira yo gukiranuka, kugira ngo azagabane umugabane wo kugira iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Urakoze kuri gusenga kwacu, tubyambaje twizeye izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane rero, twongeye kubaha ikaze kandi tugarutse mu kiganiro amateka y'intumwa za Yesu. Tugeze ku ntumwa yitwa Yakobo mwene se wa Yohana. Uyu Yakobo umuvandimwe wa Yohana nawe yahamagawe n'umwami Imana. Ahamagarwa Yesu amaze guhamagara Simon Pierre na Andereya umuvandimwe we, yakurikijeho uyu Yakobo na Yohana, bose abasanze i Galilaya barimo kuroba. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, birumvikana igice cya 4 umurongo wa 21. Niho turi gusanga Yesu ahamagara intumwa bwa mbere. Igice cya 4 umurongo wa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Matayo igice cya 4 umurongo wa 21 aranditse ngo, kadusome. Yego, 4:21 haravuze ngo, yicumye imbere abona abavandimwe babiri, umwe ni Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se, bari mu bwato hamwe na se Zebedayo bapfundikanya inshundura zabo. Arabahamagara, uwo mwanya basiga ubwato na se baramukurikira. Imana tugire neza. Ahangaha Yesu yahamagaye Yakobo na Yohana abavandimwe, kandi hari hejuru yari amaze guhamagara nanone abavandimwe. Yari amaze guhamagara Petero na Andereya. Hano rero ahamagaye Yohana, ahamagara Yakobo, bari kumwe na se Zebedayo ku nyanja ya Galilaya, bapfundikanye ubwato bwabo, inshundura zabo, barimo kuroba, bari mu murimo, bari mu kazi. Imana ihamagara kwishaka, Imana itoranya kwishaka. Uko yaguhamagaye, aho yagusanze si impazi, ariko aho yagusanze naho yagombaga kugusanga. Imana nuko yaguhamagaye. Imana nuko ihamagara, ahubwo icyo yaguhamagariye nicyo ukora. Imana ishimwe. Imana yaguhamagariye iki? Ese ukorera iki Imana? Umuhamagara wawe ni uwuhe? Uyu munsi turi kuvuga ku mateka y'intumwa za Yesu,
tugeze ku intumwa yitwa Yakobo. Uyu Yakobo izina rye risobanura Yakobo, risobanura umuriganya. Ariko uyu Yakobo tuvuga ntabwo ari Yakobo mu isezerano rya kera, umuhungu wa Isaka akaba umwuzukuru wa Aburahamu. Oya, izina Yakobo risobanura umuriganya cyangwa se umubeshyi. Hanyuma uyu Yakobo kandi yari umuvandimwe wa Yohana nk'uko twabisomye, ni intumwa ya Yesu, niwe dusomye. Hanyuma amateka tugaragariza ko Yakobo na Yohana bari abantu b'ibirangirire bafite amateka, bazwi muri karitsiye. I Galilaya bari bazwi, i Betesida bari bazwi, barafite amateka. Kuri inyanja ya Galilaya aho baroberaga ngo bari bafite kampani nini cyane zicuruza ibi bintu by'amafi. Muri make bari abacuruzi banini barangurira abandi barobyi baroba ibintu biciriritse, bo bagacuruza ibintu byinshi en quantité. Barafite rero amakampani manini y'uburobyi n'amato muri kiriya gihe. Imana itugire neza. Urumva ko bari abantu b'abacuruzi bakomeye. Iki gihe rero Yesu yabasanze ngo bari kumwe na se Zebedayo. Hanyuma Imana, Kristo Yesu ahamagaye Yakobo mwene se wa Yohana, bose arabahamagara ngo bahita basiga inshundura zabo bazisigana na se. Basiga umubyeyi n'inshundura, bavuga bati bayi, turagiye, umuhamagaro waje. Mbese wasize iki? Uhamagarwa ntacyo wasize. Ariko nagira ngo nkubwire ngo icyo wasize cyose nta gihombo. Muri ibi yaravuze ngo gukora Imana nta gihombo kirimo, ariko yongera kandi aravuga ngo ubikore neza maze wirebere. Nta muntu wakoreye Imana neza ngo yikorere amaboko. Nta muntu wakoreye Imana neza ngo birangire nabi. Muri iki gice tuganira ku mateka y'intumwa, tuganira ku ijambo ry'iherezo cyangwa ry'amaherezo, iherezo ry'abakiranutsi. Intumwa zose zagize ukuyemo Yuda Iskariyota, izindi ntumwa zagize iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi. Umuntu udukurikiye wese tumwifurije kuzagira iherezo ryiza, iherezo ry'abakiranutsi. Imana iduhane umugisha. Hanyuma rero reka tugere ku iherezo ry'intumwa yitwa Yakobo. Yakobo yabaye umwepiskopi, i Yerusalemu. Hanyuma amateka twereka ko ari we wabaye uwa mbere wabimburiye izindi ntumwa kwicwa azize akarengane ku ngoma ya Herode wa mbere. Yakobo niwe wabimburiye izindi ntumwa kwicwa ubwo yateragurwaga ibyuma arizo nkota kugeza apfuye, bitegetswe n'umwami Herode Agripa wa mbere mu mwaka wa 44. Vuba cyane Yesu amaze kugenda, nyuma y'imyaka 11, Yesu agiye bakora umurimo, aba umwepiskope, aba umupasiteri w'itorero hariya i Yerusalemu, akora umurimo neza. Akarengane karaza rero, uyu Agripa wa mbere Herode ategeka ko bavuga bati uwo muntu Yakobo ni mumwice. Ariko babanza kumubwira bati ihakane uwo muntu Yesu uvuga, wagiye mu myaka yashize numvishe, banza umwihakane tukureke mureke kuvuga ibyo bintu. Aravuga atoya, njyewe sinareka kwemeza ko Yesu Kristo ari umwami, sinareka kwemeza ko Yesu Kristo akiza, sinareka kwemeza ko Yesu Kristo abeshaho, sinareka kwemeza ko Yesu Kristo hari ubugingo uhoraho yadusezeranije. Ntabwo nareka kwemeza ko Yesu Kristo abeshaho abantu, akiza ibintu byinshi. Arahamya, aravuga ati oya, narabihamije n'ubu ndabihamya, twarabanye, naramubonye, ndi umugabo wo kubihamya. Rero nta mpamvu n'imwe yatuma ntamuhamya.
hanyuma rero umwami arategeka aravuga ati nimumwice, bamuteragura ibyuma, arapfa. Yakobo mwene se wa Yohana arapfuye, niwe wabaye uwa mbere wapfuye. Urumva yapfuye muri 44. Twabonye ko Petero yapfuye muri 67. Tubona ko Andrea yapfuye muri 69. Bose ni mu kinyejana cya mbere birumvikana, ariko uyu nguyu Yakobo niwe wapfuye muri 44, ari umushumba i Yerusalemu, ari umushumba, ari umwepiskope uyoboye urusengero, idini icyo gihe, itorero. Hanyuma rero arapfa. Ngo uru rupfu runezeza abayuda. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ibintu by'abakristo byacanze abantu. Ibaze ko umuntu apfa abantu bakishima, kubera ko bavugaga Yesu. Abantu ntibashaka ko bakorwa mu nkovu, ntibashaka kubwirwa ibyaha, ntibashaka kubwirwa ko bakwiriye kwihana, ntibashaka kubwirwa ko bakwiye guhindukira. Barashaka ko umuntu ababwira ibijyanye n'ibyo bashaka kumva. Hanyuma rero Yakobo nk'umushumba birumvikana ko yagiye kwamamaza Yesu, avuga ati nyamuna nimureke ibyo bigirwamana, nimureke izo mana zidafite icyo zimariye abantu, muziveho mujye ku Mana nyamana. Ariko birumvikana ko yahizwe rero kugeza igihe bavuze bati nimumwice. Hanyuma reka dusome no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12 ku murongo wa mbere, ngo Herode, katuhasome. Herode amaze kwica, abonye Yakobo apfuye, abayuda bibanejeje, ngo yiyongeza nande na Petero. Kadusome twumva icyo bavuga. Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Ariko ntabwo tugeraho marayika yakijije Petero, turasoma ahangaha ngo nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kwica Yakobo, aravuze ati ibyo ntibihagije, nimumfatire n'uwo mugabo bita Petero, nawe nze mwongereho. Amahirwe aba ko byari mu gihe cy'iminsi y'imitsima idasembuwe, bitegura iminsi mikuru. Aravuga ati ko tuzamwica nyuma y'icyo gihe. Imana ishimwe ko marayika yamukijije. Ntabwo aribyo nshaka kuvugaho cyane, nshaka kuvuga kuri Yakobo. Yakobo mwene se, mwene nyina wa Yohana. Imana ishimwe. Mu kiganiro cya mbere nimwibuka, tuvuga ku mateka ya Petero, twavuze ko umugabo bita Petero na Yakobo na Yohana bari inshuti kuko ari batatu n'umwami wacu Yesu Kristo, bitandukanye n'izindi ntumwa. Aba bantu batatu yajyaga azamukana nabo umusozi bajya gusenga, yajyaga bajyana nabo mu butayu. Wibuke ari kumwe nabo bajyanye gusenga, aho ishusho ye yahindukiye imbere yabo. Bakavuga bati rero mwami, hari byinshi tubonye. Ishusho yarahindutse, babona Eliya na Enoki babugaragaranye nawe na Mose. Nyuma baramubwira ati rero reka duce ingando hano, imwe ibi yawe, indi ibi ya Mose, indi ibi ya Eliya, twigumire hano. Bivuze ko abagabo batatu, abantu batatu, zintumwe eshatu zari inshuti na Yesu. Yakobo rero muri 44, umwami Herode Agripa wa mbere ategeka ko bamwicisha inkota. Abonye apfuye anejeje abayuda, yongeza no kubona Petero. Cyari gihe cy'akarengane, yafatiye benshi kubica abahora izina rya Yesu, guhamya kwa Yesu abahora ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero turi ku mateka y'uyu Yakobo. Yari umushumba, yari umwepiskope. Hanyuma rero amateka ye atweretse ko yicishijwe inkota. Iri yicwa rya Yakobo wari umukuru w'itorero ry'i Yerusalemu ryanejeje abayuda cyane, bashimagiza umwami. Niko gushyekirwa afata na Petero kugira ngo azamwice mu birori bya Pasika bendaga kwiziza hafi aho. Itsinda ry'abasenga ryatangiye kumusengera ku manywa na nijoro, maze yari bwice marayika amukura mu mwici. Marayika amukura mu nzu y'imbohe, kandi yararinzwe n'abasirikare 16. Ibi nabyo
byerekana ko ubwoba intumwa zateraga abami n'abategetsi, kuko umuturage w'umusivili atagombaga kurindwa n'abasirikare 16 bose bafite intwaro kandi we nta nimwe afite. Abo bakristo Umwuka Wera akimara kubamanukira, twibukiranye ko Yesu yababwiye ku musozi wa Elayono, akababwira ati muzahura n'ibihe bikomeye, ariko aravuga ati cyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka Wera nabamanukira, muzabagaho kumpamya i Yerusalemu, muzampamya i Samariya, muzampamya i Yudaya, ndetse muzampamya kugera ku mpera y'isi. Rero abo bagabo bahamije umwami Yesu. Uyu Yakobo arabizira, Petero nawe baramufunga, Imana iramufungura, marayika w'umwami Imana azamukura muri gereza. Cyari ikimenyetso cy'uko abakristo, abami n'abategetsi bari bafite ubwoba, bavuga ati ibi bintu byateye tuzabishobozwa n'iki? Na n'uyu munsi abami n'abategetsi iteka bashaka kuzimangatanya ibintu by'umugabo witwa Yesu, ariko ntabwo byakunda. Wakica umwe hakavuka 100, wakica umwe hakavuka 50. Rero ibintu by'umugabo witwa Yesu abantu bakwiye kubyitonda, ahubwo tuvugiye ngo aba bantu bahamagawe na Kristo turimo kwitwara gute? Turi kugenda gute? Mbese hari igisubizo duhaye community? Hari igisubizo duhaye society? Hari igisubizo kiva kuri twebwe kubera ko twubaha Imana? Ese Imana twakurikiye twakomeza kuyihamya naho twagera muri bikomeye? Imana tugire neza. Dukuri Umwuka Wera wo kudufasha kugira ngo natwe tuba abagabo nyabagabo bo guhamya. Yakobo nuko yagiye yicishijwe inkota, ibya Yakobo birarangira. Imana tugire neza. Ndagira ngo rero wongere wisuzume, wisubiremo, nukuri usaba imbaraga za Mwuka Wera zizagushoboza muri uyu murimo kugira ngo uzarangize amahoro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Muririmbyi yaravuze ngo haleluya, twakushaba omoyo olikwera shumuyije utwebe mbele nitumanya ngo turya abana bawe hayi mukama utwebe mbele. Araririmbye arongera avuga ngo nukuri Mana turagusaba Umwuka wawe wera kugira ngo atuzeho, ko turi abana bawe. Uduhe uwo mwuka aze kuri twebwe, amanukire kuri twebwe, atumanukire. Imana ishimwe. Iri ni isengesho umukristo akwiriye gusenga, akavuga ngo Mana ndagusabye uwo mwuka wera anzeho kugira ngo mbashe kuba umugabo nyamugabo wo guhamya ibya Yesu. Reka dusenge Imana dusabire umugisha umuntu wese ukeneye ubufasha mu buryo bw'umwuka, ukeneye imbaraga, ariko nawe usabe wifuze amatara y'Umwuka Wera adafunguye kugira ngo akuze akugeze ku gakiza. Imana ishimwe. Mana turagushimiye muri uyu mwanya mwiza, duhaye umwanya mwiza wo kongera kwibukiranya amateka y'intumwa, kandi amateka y'intumwa yongera kutwubaka tukamenya neza ko Mwami wacu Yesu Kristo natwe dukwiriye kugenda tugera ikirenge mu batubanjirije, tukaguhamya tudateshutse, twabagabo nyabagabo twikomeza, kandi naho byaba kurenganira izina ryawe tukambara imbaraga. Duha Umwuka Wera, Umwuka Wera atuze uko turi abana bawe Mwami Imana yacu. Reka uwo Mwuka Wera aze kuri twe, kandi Umwuka Wera adukoreshe cy'ubutwari mu gihe gikomeye kiruje gisa gutya. Urakoze ko ndushe gusenga kwacu, ubanishe n'abadukurikiye n'abazadukurikira bose mu izina rya Yesu Kristo.